ahangaha rero capitation grant yari izongerwa, ariko nanone n'umusanzu ababyeyi batanga nawo wiyongera. So muri rusange amafaranga leta yatangaga muri capitation grant yose hamwe yari miliyari 28.8. Ubungu azazamuka ajye kuri miliyari 48 n'ibice bitanu. No kuvuga ngo izongera birenze urusa 68. Ibi rero bikazafasha amashuri kugira ngo akore neza. Iki ni ikintu rwose mwavuze mwashimanze. Ubwo ngubwo nizeye ko ibi ari ibintu mwishimiye. Nanone umusanzu w'ababyeyi nk'uko nabivuze hejuru nawo uziyongera. Uziyongera kugira ngo nyine amashuri ashobore kubona ubwo buryo bwo kureactinga kuri ku biciro bizamuka n'ibindi bikenewe. Iyo urebye umusanzu ababyeyi batangaga muri primaire no muri pre-primary na primaire batangaga amafaranga 975. Ubwo guhera, by the way, izi changes za capitation grant n'umusanzu ababyeyi batanga byose bizashyirwa mu bikorwa uhereye mu kwezi kwa mbere k'uyu umwaka utaha 2027. Impamvu no kugira ngo duha abantu aya mezi atatu amashuri atangiye bitegure kugira ngo batangire gutanga ayo mafaranga. So naho nganagira gusa ngo mbibutse yuko ndakumbabwire yuko bizatangira mu kwezi kwa mbere. Uko nari mvuze ababyeyi bo muri pre-primary na primaire batangaga batangaga 975, bazatanga 2000.